ngiye gukuramo uyu mwana murambike hano tugende ufunga si ufunga. Ku rusengero Deliverance Church ruherereye mu murenge wa Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatibe niho Mukeshimana Chantal yaramukiye n'umujinya mwinshi abaza impamvu umusore babyaranye ari we Manuel Nsabimana asezerana n'undi mugore yirengagije inshingano zo gutanga indezo ku mwana w'ukwezi kumwe babyaranye ngo bari barabanye mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice banabyarana umwana nyuma umugabo ajya kwishakira undi mugore ari nawo basezeranaga kuri uyu wa gatandatu. Mu gihe abandi bari mu bukwe amarembo y'urusengero yari yugawe bamubuza kwinjira ibyabyaye imvururu zikomeye agahitamo kubasigira umwana ngo bamushyikirize se wari uri gusezerana. Mwumve babwire naje nitonze mudatuma ndakara. Uramutegereza umugabo wawe uramutegereza hanga uramutegereza hanga hano ni ku rusengero ibyo ni kureba ni ku rusengero nyine nta burenga mujyana nuwanjye urategereza soke mu rusengero. Hari byemeza ko umwana ari umuntu, ibyo byemeza ko umwana ari umuntu rero ubusaze twamenya ko uyu mwana n'uwa runaka n'umugeni wawe waramwemera nimba rero tumwemera ntabwo uyu nguyu yateza akavu cyangwa igibiki reka kandi umubwire ngo najya kundega arambona ntabwo wakekura umwana ntabwo wakekura umwana ntabwo atamwemera nasanga atari ubu navuze ngo mumushyire ntamara kuja kureba umugabo wewe kiyekura umwana navuze ngo mumushyire ariko ikiyekura umwana wikiyekura umwana mumushyire ndananiwe hanyuma niba mfasha kuki ashaka gusezerana nahari kuki ashaka gusezerana nahari yamaze gusezerana gakera rego buriya n'umugore hanyuma nimufungura inzira ninjire mwa rura rusengero nimufungura inzira ninjire mwa rura rusengero nimufungura inzira ninjire mwa rura rusengero. Oya umwana uratanga umwana ungana gutya namumushyire kuko njye nta bushobozi mfite bwo kumurera nakubwiye ngo bisubirayo nta kintu bintwaye. Aha ni mu rusengero ndabizi ko ari mu rusengero nyine ndabizi ko ari mu rusengero uramutegereza inyuma yaho umwana w'uruhinja nk'uyu washaka tubyoroshya ni uburenganzira bwiwe nshaka ko tubyoroshya mbere yo gusezerana kanjye muri ikibazo cyane. Mu kubaza impamvu atatanze ikibazo cy'ubwo basezeranaga ku murenge ngo byatewe n'uko basezeraniye mu karere ka Rubavu watabizi. Umurenge bavuye hano bajya gusezeranira Rubavu ntabizi urumva no muri iryo sezerano nta muryango wagiyeyo hagiye isenanye nabonye hagiyeyo isenanye n'uyu mugabo uhagaze hano mu by'ukuri yabimenye byaraye ngo ubwo yageraga hagombaga kubera ubukwe yaje guhabwa ibihumbi 50 ariko Chantal akavuga ko ntacyo yamumarira. Umugabo wazindukiye iwacu arisanga ndi gukubura urangije rero amfatira mu nzu bigenza ate nyine akoze ibyo akora umugabo umwana aragenda aramuhamagara arabimubwira ni icyaha nyine cyabayeho ndacyemera. Avirana amaraso ku kuguru kwanabyimbye afite igikomere mu kiganza n'imisaya byimbye Mukantwari Tabita mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Gisanga mu mududu wa Byemveni abagore babiri bamurandase atabasha kugenda neza abihamiriza ko yarari gusambana n'umugabo witwa Nonzi Muziyeri. Umwana w'umuhungu w'uyu mugore akabibona agahuruza umugabo we Mujejimana Efuremu kwagera agahita ahondagura umugore we hafi kumwica. Umugabo wazindukiye iwacu arisanga ndi gukubura urangije rero amfatira mu nzu bigenza ate nyine akoze ibyo akora umugabo umwana aragenda aramuhamagara arabimubwira amukura hano mu kazi aho yari ari arangije aza kubita gutya kubisa ibiki ko mbona uvirana ahantu hose n'urubiko aya ni amenyo ari hano inyuma ni icyaha nyine cyabayeho ndacyemera.
ngewe umwana asanze nyina ari gusambana ansanga mu kazi arambwira ati ngwino ndebere papa, ati ngwino urebe mama hari ibyo ari gukora. Umugabo we nsanze yirukanse ipantaro ijyanye mu ntoki, yagiye yamba busa anyuze hariya mu rutoki. Kuwihanira ni umuji ni agahinda. Basambanye umwana abareba ku mugaragaro bose babiri 14. Yakunze umugore we akunda n'uwanjye, none icyiza nuko wenda bamuha uwo wamusambanyizaga mu rugo iwanjye akamujyana iwe akabatunga ari babiri. Iyo usanze umuntu agusambanyiriza umugore kandi umugore waramwiyamye inshuro nyinshi, bishobora kuvamo ingaruka mbi zo kwica. Nageze mu gikoni ndatekereza, ndavuga ni nyamara uyu mwana nubwo ari kungira gutya, igi ntabwo ari iryanye ku gasozi ngo aceceka bakumvise. Rero bamubwira ariko ubwo ni ukuri kumbwira, ubu se n'ikihe bupfura ubigisha? Ntireba ufite umukobwa w'inkumi w'imyaka 19, ubwo uramuganisha hehe? Arambwira ngo ceceka, ngo twabyumvise. Ngarutse mu nzu ndavuga ni koko munsuzugure bene aka kageni. Ni mada kunsuzuguza abana cyane, wowe ubwawe uransuzugura. Ndabizi ni ibintu namenyereye, ni ibintu bimaze imyaka ishyika kuri ibira nsuzugura. Aba yankamase n'umukobwa we. Agahungu kabakazanye irakereti, karayicuritse gafashe inkoni yayo, kayinkubitira ahangaha simpumeka. Ndimo guhinga hari n'igihe antera amabuye y'imyaka karandagura insina gatemagura, ariko ubuyobozi bw'akagari ntacyo bukeneye kumfasha. Ninzajyamo akayihingagura. Uwo mugore kubera icyo kwangiriza ibyo byose ukora? Impamvu bavuga yuko ngo ari umurwayi wo mu mutwe, nta kintu bashoboye kumukora. Mu by'ukuri meze mu karengane, nagira ngo mumfashe. Bavuga ko kimwe mu bituma ihohoterwa rikorerwa abagabo ritajya hagaragara, ngo ahanini usanga bijyanye n'umuco nyarwanda, aho umugabo uvuze ko yakubiswe n'umugore afatwa nk'inganzwa muri bagenzi be. Ikintu kigayitse kujya kurega uri umugabo bakanagucunaguza bati wakubiswe n'umugore gute? Ntago umugabo ajya kurega, ntago atinyuka kuvuga ko yaguhohoteye cyangwa yagukubise. Nabyo birumvikana, kavuga ati barinze banseka n'ubundi ntaze no kumutsinda akabyihorera. Ntago wabitinyuka. Ubivuze waba uri kwisebya. Ntago wabwira abandi ngo baragukubita bakwigaho, bavuga nyine ngo yaguhaye nk'inzaratsi nyine. Kubihomba nyine babyumvikana, ubundi umugore ntago bapfa kumufata uko biboneye kuri ubu ngubu. Koza nyakubahwa perezida kuba ngeze hano ubu ndishimye rwose. Naturutse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka rwose. Ubu Imana senze iranyumvise kuba bemeye kumpamagara. Ngaho yara ku ngingo yawe ikibazo cyawe ni bantwariye inka ebyiri, nari narahawe inka yagira inka ndi mu cyiciro cya mbere. Inka zanjye nza kujya ahantu ku rugendo ngwirasohoka, sanga barayitwaye, nkavuga ati nimumbwire nemere nishyure niba hari ubwone. Dore umunyamakuru nguriya wageze iwanjye akareba uko ndengana wa TV1 nawe yabasobanurira. Ntabwo ndamenya neza ikibazo. Uruwa hehe? Ndo wa Kicukiro, mu karere ka Kicukiro. Kicukiro mu mujyi wa Kigali? Batunga igeramo inka? Baguhaye inka hanyuma? Bampaye inka yagira inka. Yego. Nyorora imyaka 4 nkajya nyibanguriza ikanga gufata. Bukeye rero nza kuyigurisha 240, nguza ndi mwitsinda nguza 350, ngura inka ni yayo kuko nashakaga ikimo umusaruro ngo mbone n'ubwatsi. Yego. Ndangije bukeye ngo inka ngwirasohoka ngujya kona, ariko umuntu yoneye nawe ntabyemeza, yari politike yo kuntwarira inka. Bantwarira inka ebyiri. Nyakubahwa perezida wa repubulika rwose. Wazitwaye ninde? Na akagari kazitwaye, nagiye nandika hose na za Minaroke. Icyo kibazo turagikemura. Nubwo bishobora kuba narangaye wenda inka zikajya kona, ariko ubwo twabikemura ku bundi buryo bitari kugutwarira inka. Ni bande buretse gato. Ari uwo minisitiri ikibazo cyaba gikemurira. PS Minaroke, icyo kibazo mugikemure na minisitiri.